Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana yo mu ijuru bibane namwe. Reka tubabwire ko ino YouTube channel igamije guhugurana, kwigishanya no gusobanukirwa neza ijambo ry'Imana. Binyuze muri uyu muyoboro rero, tuzarushaho kumenya icyo Imana ishaka ku bantu bayo muri iki gihe giheruka amateka y'isi. Umuyoboro wa YouTube channel ubutumwa bwa marayika ugamije gusoma Bibiliya no gusobanukirwa Bibiliya muri rusange, gusoma ibitabo by'Imana hagamijwe kubwira abantu Imana, kwiga turushaho gusobanukirwa na Bibiliya. Nk'uko tuzabibona mu biganiro byacu biri imbere, tuzabona yuko Imana yaremye umuntu imukunze, ariko umuntu aza kugwa akora icyaha, maze guhera ubwo umuntu ajya kure y'Imana. Kuva icyo gihe Imana yashakishije uko yakongera kwisubiza umuntu n'ibiremwa byayo yatakaje. Itumaho mwene muntu intumwa nyinshi kandi zitandukanye. Tuzarebera hamwe umugambi Imana yari ifite igihe yaremaga umuntu, naho icyaha cyagejeje umuntu, ndetse n'icyo Imana ishaka ku bantu bayo muri iki gihe.